Ese waruzi ko hari abantu bakora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu ibanga rikomeye ariko bagafatwa mu buryo butateguwe ndetse mu buryo butunguranye? Uyu munsi turakubwira inkuru y'umugore wafashwe acuruza urumogi, ariko mu buryo yafashwemo bukaba bwatunguye abaturage ndetse n'abantu benshi. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga hari umugore wari umaze iminsi avugwa mu baturage. Abaturanyi be bamubonaga nk'umuntu usanzwe, nawe atekerezaga ko ashobora kuba inyuma y'ubucuruzi bukomeye bw'urumogi. Ariko nyuma y'iyo sura isanzwe hari ibikorwa by'ibanga byakorerwaga iwe mu rugo. Hari abavuga ko hari abantu bahoraga baza iwe nijoro, hari n'abakekaga ko hari ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa bitemewe n'amategeko yashoboraga kubakorera iwe mu rugo. Ibi byose byatumye abaturage batangira gukeka, ariko nta gihamya bari bafite gishinza uyu mugore kugira ngo abashe gufatwa n'inzego z'umutekano. Kuwa 23 Mata 2026 ibintu byose bihinduka. Polisi ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge imaze kubona amakuru yizewe yahise ifata icyemezo cyo gufata uyu bamukurikiranye mu buryo bw'ibanga, bategereza igihe gikwiye cyo kugira ngo bamufate, maze bamufatira mu cyuho. Yafatiwe mu murenge wa Rutunga mu kagari ka Kigabiro mu mudugudu wa Karwiro. Ariko icyatangaje benshi ni ibintu yari afite ibiro 2 by'urumogi ndetse na bure 250 z'urumogi yari yamaze gufunga. Ibi byose bigaragaza ko atari ubucuruzi cyangwa umucuruzi muto w'urumogi, ahubwo yarageze ku kigero cyo kururanguza ku bandi bantu bacuruza urumogi. Nyuma yo gufatwa benshi bahise batangira kwibaza bati ese arabihakana, ariko siko byagenze. Ese yemera ko urwo rumogi ari urwe, nta kubeshya ndetse nta no kwihisha. Ese abyemera, ariko si we wenyine wari uri muri uwo mukino wo gucuruza urumogi. Hari undi witwa Tuyishimire Ramazani w'imyaka 31 nawe wamufashaga kurukwirakwiza. Uyu Tuyishimire Ramazani yari afite inshingano yo gushaka abakiriya, akamuha abantu bagura urumogi, nawe akamuhemba amafaranga 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko bari bafite uburyo bwateguwe neza mu gukwirakwiza urumogi n'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Polisi yahise itangaza ikintu gikomeye, ivuga ko abantu bafashwe ku bufatanye n'abaturage. Amakuru abaturage batanze niyo yatumye aba bantu bombi bafatirwa mu cyuho. CP Werarisi Gahunzira avuze ko uyu mugore yari amaze igihe acuruza urumogi, ariko abaturage babafashije mu kumufata atararukwirakwiza ku bandi bantu benshi. Ibi bigaragaza ko ubufatanye bw'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano bufite imbaraga nyinshi cyane mu gukumira ibyaha nk'ibi ngibi. Aba bombi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Rutunga, bategerejwe gushyikirizwa RIB, ariko ikibazo si ugufungwa gusa. Mu Rwanda urumogi ruri mu biyobyabwenge bihambaye, bivuze ko ashobora gufungwa igifungo cya burundu cyangwa agacibwa ihazabu y'amafaranga miliyoni 20 kugeza kuri miliyoni 30. Kandi polisi ntihagarariye aho. Polisi yatanze ubutumwa bukomeye, ivuga ko abantu bakora ubucuruzi butemewe n'amategeko bamaze kumenyekana, ndetse n'amayeri yose bakoresha yamaze kumenywa na polisi, bityo bakwiye kubihagarika bagashaka ibindi bintu bakora. Nta cyaha gishirwa iteka. Amakuru y'abaturage ashobora gukwirakwira ndetse agatanga umusaruro, kandi ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bufite ingaruka zikomeye cyane ku baturage ndetse no ku rubyiruko muri rusange. Wowe bitekerezaho iki? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe ni muri mushya kuri iyi channel, ntiwibagirwe kandi gusangiza iyi video. Naho njye wumvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga.